uyu munsi iyo ugiye ku kazi kawe ka buri munsi, Mm. ugomba kwakira abo bagabo bafite ibyo bibazo, iyo urebye umubare w'abagana kanseri ya prostate ni ikibazo gikomeye. Urabona njyewe ibitaro nkoreramo ntabwo abarwayi benshi bashobora kuhagera, Mhm, ku buryo bivuza. Bisaba kuba ufite ubwishingizi bukuzana ku bitaro by'Umwami Faisal. Ariko n'ibindi bitaro byose, n'iyo namanutse ngiye gufasha mm, abaho, nzi mm, uko bikora, abantu baho nabo ndabavura, narabavuye. Noneho nkaba mfite na bagenzi banjye bari muri ibyo bitaro byakira abantu benshi bafite ubwishingizi bwa mituweli. mm, Muri ibyo bitaro byose, ari ibyo bya leta ijana ku ijana, ari na biriya by'Umwami Faisal, kanseri ya prostate ni ikibazo gikomeye. Gikomeye, kujya kubona umuntu uri mu myaka nk'iyanjye nawe, umuntu uri mu myaka 50 cyangwa ndetse itararenga 50, mm, akaza afite bya bimenyetso nakubwiye, kuko aya makuru atayamenye ngo aze kare, usanga kanseri yararenze prostate, yararenze umubiri, yarageze mu magufa. Kandi urabona imyaka 50, 60 ni imyaka yo gukora, mm, ni imyaka umuntu aba akeneye kubaho, gukorera umuryango ndetse no gukorera igihugu. Abo rero turababona muri ibyo bitaro byose nakubwiye. mm, Noneho rero ugiye ubwo muri ibyo bya leta ijana ku ijana ho, ni hahandi abantu nyine bagomba kubanza gushaka ubushobozi bwo kutugeraho i Kigali. mm, Ushobora kuvura abantu nka 50, ariko ugasanga burya abantu 10, 15 kanseri ya prostate. Bitewe n'abo wavuye uyu munsi, kuko nyine si yo gusa tuvura, si kanseri tuvura gusa, si prostate tuvura gusa, ariko rwose ni abantu tubona buri munsi bari mu mibare igaragara mu bantu tureba. Noneho mm, ukibaza uti none se wa wundi watekereje kuza kwivuza, aribwa mu magufa cyangwa yarageze ubwo amaguru ahuha, uwo wenda ntiyaje, uwo wenda yagiye mu kigo nderabuzima cyangwa mu bitaro nyine bya district bya kure, ageze ku rwego rwa kure baramufasha gusa, ariko itaba Imana. Ni mm, ikibazo gikomeye gikwiye ko dushyiramo imbaraga, cyane ko abagabo buriya muri rusange mm. ntabwo bakunze kwivuza. Ese biterwa n'iki buriya? Nanjye ni ikibazo nibaza, Mm. ariko rimwe Cyangwa ni ya misemburo yabo ya kigabo yo kumva ko bihagazeho, aha, akavuga ati ari ari ntacamuhangara. gukorera urugo, Eh, arahuze, ariko no kwitekerezaho burya ntabwo, hari ahantu mm, umugabo ubona akeneye umuntu umwibutsa ko benshi mm, baza baherekejwe n'abafasha babo. yego, Birakwiye rero ko umugabo nawe amenya kwiyitaho, mm, akamenya ko indwara nk'izi ziza mu myaka, mu gihe turi gukura, akamenya ko akwiye kujya kwivuza hakiri kare kugira ngo ategure nyine amasaziro meza, mm, aho kugira ngo azaze, nta kintu kimwe ashobora gukora. Kuko mm, urabona, reba umuntu mu myaka 65 nk'umukozi wa leta mm, ajya muri pansiyo. yego, Abakozi benshi ba leta ni abarimu. Abarimu baravunika, barahuga ku buryo bagera rimwe na rimwe batanibuka, ariko ukabona cya gihe noneho yageze muri pansiyo, ubushobozi ari buke, mm, abana bari mu ngo zabo nabo bari kugenda biyitaho. mm, Ubwo ni nk'urugero rw'umwarimu naguhaga, yego, cyangwa rimwe na rimwe aba wenyine, yarapfushije nk'umufasha we, intege mbese ari nke muri rusange, ndetse no mm, mu mufuka nta kintu kirimo. Nibwo aje, akaza ugasanga noneho afite bya bimenyetso, uburwayi butanashobora kuvurwa ngo bukire, mm, akaba nk'umuzigo kuri we, umuzigo ku muryango. Na bya bindi bavuga ngo ni kanseri y'abagabo, buriya mu by'ukuri nta kanseri y'umugore, nta kanseri y'umugabo. mm, Umugore nagira ikibazo cya kanseri y'ibere uzababara, yego, n'abana. Umugabo nagira ikibazo cya kanseri ya prostate, hazavunika wa mugore, mm, hazavunika ba bana n'abuzukuru. Mbese mu by'ukuri abagabo bakwiye kwiyitaho, noneho ari abagabo ari abagore tugafatanya tukibutsa wa mugabo udakunze kubyibuka ko agomba kwivuza hakiri kare mm, izi ndwara ziza mu myaka ya kure, kugira ngo nyine azasaze ashobora kuvurwa cyangwa yaravuwe. mm. Ibikomeye byazamugonga mu myaka ikuze biba ari bikeya. Ntekereza rero ko abagabo bakeneye, gukora ubukangurambaga bwihariye kugira ngo Bunakomeye. babyumve kandi bumve ko wa mugani batagomba gutegereza ko barembye ngo babone kujya kwa muganga.
cyane rwose. Mm. Turacyaganira na Minisiteri y'Ubuzima, kiriya kigo cy'ubuzima cya RBC, Mm. ukuntu umunsi umwe nk'uko ziriya siporo ziba Yego. twitabira muri Mm. Car Free Day, Yego. dufata kanseri ya prostate tukayisobanurira abantu. Birakwiye ko nabyo bishyirwa muri gahunda, Mm. tukibutsa abagabo kuko badakunze kwiyibuka, tukibutsa abagabo kuko mu by'ukuri indwara zabo ziza mu myaka bakuze, Mm. kugira ngo baze kare bazakure bafite umuzigo muke kuri bo no ku muryango. Mm. Ukundi tuzafatanya n'ubwo buryo nyine bwo kumanuka, Mm. kuko ibyo ngibyo akenshi bibera hano mu mujyi wa Kigali, ariko mu giturage dukwiye kujyayo, dukwiye gushyiraho gahunda ihamye yo gukangurira abantu. Buriya nk'ibigo by'ubwishingizi bishobora kwibaza ese abo bantu bose ariko nawe wabyibaza, abantu bose nibamenya uburyo bakwiye kwivuza hakiri kare, ubundi tuzashobora kubavuza. Buriya amafaranga agenda ku ndwara igeze ku kigero cya nyuma, kanseri ya prostate, ni make urebye ayagenda kuyimenya kare, abavurwa bakavurwa, bagakira bagasubira mu kazi. Turabafite bavuwe, turabafite twabaze bakora ubuzima bugakomeza cyane. Uretse n'iyo kanseri n'izindi kanseri tuvura, buriya kanseri zacu tuvura muri urology, kanseri y'impyiko, kanseri y'uruhago rw'inkari, kanseri ya prostate na kanseri y'igitsina cy'umugabo. Izo kanseri zose no ku isi yose urebye, iyo zibonywe kare, umuti mwiza ni ukubaga, kandi zikunze gutanga resulta nziza. Ni ukuvuga ngo umuntu akabaho igihe kinini, n'iyi ndwara yazashibuka igashibuka, umuntu uri bumwongereho imiti yo kumufasha, amaze no gukura, yarabayeho, yaragize abana, yaragize abuzukuru, yarikoreye.